ndashaka ko nzajya gutsinda amarushanwa muri Amerika. Ndashaka ko nzatsinda amarushanwa muri Amerika. Uyu ni umuti bawita inyabarasanya ariko twebwe tuwita indasirwa, nko ku bantu nko mu komora, mu kuvura indwara z'amarozi. Iyi nyabarasanya turayifashisha cyane mu kuvura indwara zananiranye. Uko ureba rero iyi jaride yose harimo imiti ya gakondo iranga umuco nyarwanda, iranga n'imivurire ya kinyarwanda. Nk'uyu nguyu bawita igicunshu. Iki gicunshu rero akenshi dukunze kukivuza indwara z'abana, nko mu ndwara z'inzoka, indwara z'amarozi, tukavura abantu bagakira. Cyane cyane iki gicunshu kiradufasha cyane. Harimo imiti myinshi iranga umuco wa gakondo, harimo uyu nguyu, ni ukuvuga ngo aka gati ku ndwara z'amahumane, ku ndwara zijyanye n'uruhu. Uyu mucundura ukunda kuzikoraho cyane cyane nko ku ndwara z'uruhu, amahumane. Uretse ko hari n'indi miti ivangwa, harimo nk'amagaru, harimo nk'umugombe, harimo nk'umukorokombe, umunyagasozi, harimo n'indi miti tugenda tuvangiramo nk'umuhoko, indi itandukanye kugira ngo tubashe kuvura nk'amahumane aba yarananiranye. Cyane cyane nk'uyu nguyu magaru, magaru nanone cyane ku ndwara z'amarozi, ku bantu babuze amaraso. Aka gati cyane magaru yongera amaraso mu mubiri, igatuma noneho ugira amaraso nko ku bantu babuze amaraso, ariko kakaba kazwiho ku ndwara z'amarozi. Aka gati ka magaru karazivura kandi kagatuma mbese umubiri wawe umera neza, kuko kongera n'abasirikare b'umubiri. Kureba hano harimo n'imiti myinshi cyane igiye itandukanye, harimo nk'iki giti bita umubwirwa, nacyo kizwiho mu kuvura indwara z'amarozi no guhumanura n'abantu baba baratezwe. Iki giti rero nacyo iki giti bita umubwirwa kiri mu ndwara zivura indwara nyinshi zananiranye, cyane iz'amarozi. Hakaba harimo n'ibindi biti bigiye bitandukanye, harimo nk'iki bita irarire. Iki cyo n'imizi yacyo mu kuvura, mu gutsirika ingo, mu gutsirika amarozi. Iki giti kirarire kirabikora cyane kandi kigakunda no kwibanda mu kuvura ku ndwara z'amarozi zigiye zitandukanye. Harimo n'iki giti bita ikirogora. Iki kirogora nacyo tugikoresha mu ndwara zananiranye, nko kurogora amarozi, kuvura abantu bafite ibibazo by'abarozi nk'abadamu bateze, ku ndwara mbese ziba zitandukanye.
kuko urebe iyi miti yose irimo hano bishobora nko kuvura nk'indwara nk'ubugumba, telekomunasi, teniya, asikarusi, indwara nk'uburemba, indwara z'amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, amarozi, mbese amarozi agiye atandukanye ku bantu bafite ikibazo cya diyabete, abantu bafite ibibazo bya kanseri, no ku badamu batabyara. Iyi miti rero ikunda gukora no ku ndwara zigiye zitandukanye nka pararize, ku ndwara z'abana, indwara z'ubuhumekero, n'indwara zo mu mubiri, igifu, umwijima, mbese n'izindi nyinshi nka za asima, mbese indwara zigiye zifata umubiri. Iyi miti yose uko mureba hano ibasha kuvura izo ndwara. Muraho. Reka da simpina sindambura akaguru baranduze ndibagwa ari imicaca n'amarozi n'amategano yewe urambabaza we urambabaza turaho harabyimbye harabyimbye ni amarozi y'amategano. Reka nze murebere imiti muvure. Sindabura akaguru singiro nte nta kintu nyikorera rwose wamugiriye neza. Nyaboneka rwose ndumva byoroshye we. Hagurukire. Byakize se? Wakize Neza? Wakize rwose nta kibazo. Amarozi bakuvuye yakize. Amarozi ko nkize we. Amarozi nakuvuye yakize rwose. Amarozi nakuvuye yakize. Urakoze rwose. Nakuvuye wakize itahire. Itahire wakize nakuvuye. Nawe itahire wakize rwose uzajya ukina n'umupira. Urakoze rwose. umuntu kari hano navuga umutima wapi nagutera ntanahumeka yapfuye kandi hari icyanditswe kivuga ngo muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 8 haravuga ngo umukize abarwayi muzura abapfuye. Mana nyagasani waravuze ngo nitugusaba uzaduha. Muri Matayo igice cya 10 waravuze ngo nimukize abarwayi muzure abapfuye. Ndagukijije mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Ndagukijije, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Ndagukijije. Amen. yafashwe ateze reka nze muvure nzi ndavura arakira tuza muvura akira nzi ndavura akira ndashobora kuvura
gukira araza gukira reka nze murebere n'indi murebere uwo mufashe murebere araza gukira araza gukira reka nze tumurebere umurwayi wawe yakize ako muga nanjye nje kwisuzumisha diyabete yakize rwose bya bisazi bamuroze yakize ni muzima witahire witahire yakize rwose noneho wabona ategereje na mugenzi wawe nkamuvura yakize rwose biriya bintu bamuteza yakize rwose ntabwo azongera kukurushya yakize ubu ngubu ntakanuma nzajya nko mu rugo se ndaza kukurebera umuti uzajya ukoresha mu rugo ukazajya uwukoresha mu rugo kugira ngo mu gihe cya nimugoroba ujye uwukoresha ndagukurebera ujye uwukoresha mu rugo ni imiti ujye uwukoresha mu rugo none se uwo mugenzi wawe wowe wafashwe gute wowe nanjye ndwaye diyabete ndaribwa mu nda reka nzi ndakurebera umuti nawe uzakira rwose kandi nta kibazo uyu muti rero ujye uwukoresha mu gitondo na saa sita na nimugoroba uzakira rwose we diyabete uyimara mu gihe kingana iki nyimaranye iminsi nibwo hashize iminsi ine uvuye kwisuzumisha kwa muganga mvuye kwisuzumisha kwa muganga sawa reka nze ngurebere umuti wa diyabete nawe uzajya uwukoresha izakira rwose diyabete ndayivura igakira reka nze ngurebere umuti nawe uzajya uwukoresha uzakira diyabete wowe nta kibazo ntugire ikibazo uzakira nta kibazo rwose uyu muti ujye ufata agafu gakeya ushyire mu mazi ukoroge unywe mu gitondo na saa sita wongere ushyire mu mazi ukoroge unywe uzakira diyabete uzayikira rwose ntugire ikibazo mwitahire mugende mudushakire n'amafaranga y'agafuragiro mudushakire amafaranga y'imvunjarume muzatuzanire imvunjarume n'amafaranga y'agafuragiro sawa ufite ibintu numva nimva mu mutwe biza bishingamo no mu mbavu nibyo bimaze kwisuzumisha reka nze gusuzume turebe ukuntu umeze abandi gusuzuma turebe uburwayi bwawe se umaranye iminsi ariko narivuje hose byaranze rwose urabe aho nakwivuriza uyobewe ahantu wakwivuriza aho ngiye kwivuza hose barambeshya gukira byaranze reka nze ndagusuzuma turebe uko bimeze ndebe uko bimeze bakuroza amarozi y'amahuherano ni amarozi y'amahuherano bakuroze narivuje byaranze rwose ese urabasha kubivura ndabivura bigakira kanze nkurebera imiti uzajya ukoresha uzakira kandi rwose uzakira mu gihe gitoya uyu muti rero uzajya uwukoresha mu gitondo urumva ubyutse urumva ukoroge mu mazi yaraye mu nzu uwunywe na nijoro ugiye kuryama uzajya ufataho agafu gakeya ukoroge unywe abandi barambeshyaga ntaho ntirukanse no hanze nagiye biranga uzakira rwose uzafata agafu mu gitondo uzajya ubyuka ufate igikombe cy'amazi ushyiremo akangana gutyo ukoroge numara gukoroga unywe urumva na nijoro ugiye kuryama ufate igikombe cy'amazi ushyiremo akangana gatya ukoroge unywe ibyo birozi baguhuhera rwose bizakira ntugire ikibazo uburyo mu mutwe nazongera kujya ndibwa no mu mbavu hose cyane ntabwo rwose nta kibazo uzagira noneho ubwo uzadushakira amafaranga y'agafuragiro uzadushakira imvunjarume uzatuzanire nta kibazo rwose mwaramukoze mbonye nk'ise ntacyo ntabakorera ababyeyi sawa murakoze murabeho mujye kugerageza ndebe nk'uyu muti bawita igorogonzo uvura ku ndwara cyane cyane z'umubiri ziba zarananiranye no cyane cyane niyo tuvanze wenda nka tungurusumu tangawize igitunguru cya onyo bikavura mu ndwara z'ubuhumekero ubwo ari bwo bwose tubafite hano n'indi miti igiye itandukanye
nko kuvura mu burwayi bwa diyabete, mu burwayi bwa kanseri. Iyi miti ibasha kuvura izo ndwara kandi zigakira mu gihe gitoya. Nko ku bantu bafite ibintu by'amarozi, amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, turabivura bigakira dukoresheje iyi miti ya gakondo, kandi tukavura abarwayi bagakira mu gihe gitoya. Uyu muti rero uzwiho nko kuvura indwara ziba zarananiranye, amahumane, amahumane y'amarogano, mu bijyanye mbese n'uburwayi buba bwarananiranye buterwa n'amarozi. Hari n'undi muti nanone mfite nawe ukora mu kuvura indwara zo mu gitsina, harimo telekomunansi, harimo mburugu, teniya, ubwo no mu bijyanye n'inzoka. Tukagira n'indi miti nanone itandukanye, harimo nko kwirukana wa muntu yaba yatewe n'amashitani cyangwa ibintu by'abazimu, tugakoresha imiti ya kinyarwanda tukabavura bagakira. Harimo n'indi miti nanone itandukanye ivura nk'indwara zo mu mubiri, indwara mbese ziba zaranze gukira, cyane cyane nko ku burwayi bujyanye n'amarozi buba butandukanye. Hano turabuvura twifashishije imiti ya kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo iyo tuvanze n'indi miti igiye itandukanye tubasha kuvura indwara nyinshi zananiranye. Nko ku ndwara nka hano wenda tubasha kuhavurira zananiranye, harimo nka kanseri, harimo diyabete, harimo igifu, umwijima, harimo mburugu, imitezi, ubugumba, uburemba, na pararize, indwara z'umubiri, indwara z'abadamu, indwara z'abana, cyane cyane n'indwara z'amarozi. Ayo ariyo yose turayavura agakira, yaba amategano cyangwa amahuherano, abafite ibisazi, abantu mbese aho waba warazengurutse ahantu henshi ntukire, iyo ugeze hano turakuvura ugakira. Muraho amakuru yampaye nka data urakomeye se? Ko ni meza abagahise ariko se ko ndabona nawe usigaye uri ku mucyo bimeze bite? Ntabwo ari cyane ariko nawe ndabona ucyeye nta